Ndabasuje. Ubuzima ni impano ikomeye y'agaciro buri wese ahabwa n'Imana. Niyo mpamvu dukwiye kubusigasira. Muri uku kubaho kwacu nk'abantu, harimo abafite amahirwe cyangwa icyo bita icyizere cyo kuramba ku isi kurusha abandi. Ubuyapani nicyo gihugu cya mbere gifite abaturage baramba ku isi kurusha abandi. Birumvikana ushobora kuba watangiye kwibaza, ese ni ukubera iki Abayapani ari bo baramba ku isi kurusha abandi? Ubuyapani ni igihugu gituye ku mugabane wa Aziya mu nyanja ya Pasifika. Ni igihugu kigizwe n'ibirwa cyangwa archipel byinshi kandi usanga imirimo myinshi muri icyo gihugu yibanda mu mazi cyane. Kuri ubu rero, mu gihugu cy'Ubuyapani habarurwa abantu basaga miliyoni 2 bafite imyaka irenze 90. Abangana n'ibihumbi 39,785 muri bo bafite imyaka irenze 100 buri wese. Ubusanzwe mu gihugu cy'Ubuyapani icyizere cyo kuramba kiri ku myaka 84 n'ibice 2. Ku kigereranyo abagabo bafite uburambe bw'imyaka 81 n'igice kimwe, mu gihe abagore icyizere cyo kuramba kuri bo ni imyaka 87 n'igice kimwe. Aha kugira ngo byumve neza, dufatiye nko ku Rwanda, mu Rwanda icyizere cyo kuramba ni imyaka 68 n'ibice 34. Mu gihe abagabo bihariye imyaka 66 n'igice kimwe yo kuramba, naho abagore ni imyaka 69 n'ibice 9. Aha tugereranyije n'Ubuyapani, ku bagabo bari hejuru ho imyaka 15 kurusha abagabo bo mu Rwanda bo kuramba, naho abagore bari hejuru y'imyaka 28 yo kuramba kurusha abagore bo mu Rwanda. Impamvu rero Abayapani bafite icyizere cyo kuramba kinini kurusha abandi si imiterere karemano yabo, ahubwo biterwa n'imirire yabo ndetse n'imibereho yabo mu buzima bwa buri munsi. Abaturage b'Ubuyapani hafi ya bose bakunda kwirira imboga zisaruwe ako kanya, imbuto zikiri nshya, ndetse nta nubwo bakunda ibiryo byakorewe mu nganda. Ibyo byose rero bituma umubyibuho ukabije muri icyo gihugu ari muke cyane kurusha ahandi hose, aho uri ku kigero cya 3.6% gusa. Iyi mibare ku mubyibuho ukabije niwo muto tugendeye ku bihugu bindi biri mu isi yose. Aba bikundira inyama zibiba mu mazi nk'amafi n'ibindi by'inyanja, ndetse ntabwo bakunda kurya inyama zisanzwe cyangwa se zitukura, izo bita red meats. Ibyo rero bituma Ubuyapani buza ku mwanya wa 6 ku isi mu bihugu bikoresha amafi menshi cyane buri mwaka. Amafi ntabwo agira amavuta menshi, ni ibinure nk'inyama z'amatungo zisanzwe. Niyo mpamvu ku bantu bakoresha amafi cyane bibagabanyiriza ibyago byo guhitanwa n'indwara z'umutima ku kigero cya 36%. Indi mpamvu Abayapani baramba cyane ni ukubera ko banywa icyayi cyinshi. Icyayi cyabo cyuzuyemo ibintu birinda umubiri uburozi bwangiza kurusha ikawa isanzwe. Ibi rero byongera umubiri ubudahangarwa bwo guhangana n'indwara zikomeye nka kanseri, n'indwara z'umutima cyangwa se izindi ndwara zijyana n'amavuta menshi. Abayapani kandi bakoresha cyane soya, nayo iri mu bifasha umubiri kubona amavuta, ariko ari kamere kurusha uko wakoresha amavuta asanzwe. Uretse ibyo kandi, Ubuyapani bufite inzego z'ubuzima zihagaze neza cyane. Leta ubwayo yishyura igice kirenga 70% cy'ibikenerwa byose mu buvuzi mu gihugu. Leta yishyurira ibirenga 90% buri muturage wese utishoboye cyangwa winjiza amafaranga make mu buvuzi bwose yakenera uko bwaba bungana kose. Ikindi kivugwa mu bituma Abayapani baramba mu buryo budasanzwe ni uko bafite imirire iri ku rugero. Bizwi neza ko mu gihugu cy'Ubuyapani aribo bantu bafata ingano ntoya cyane y'ibiryo kurusha ahandi hose ku isi. Uyu muco rero ni mwiza cyane kuko bifasha kugabanya ibiro,
kutabyibuha vuba vuba ndetse bigatuma urwungano rw'ibiryo rukora neza cyane. Abaturage b'Ubuyapani bakoresha imibiri yabo cyane. Usanga abantu benshi bajya mu kazi ku igare cyangwa bakagenda n'amaguru. Ntabwo ari abantu batoya gusa babikoresha, ahubwo n'abantu bakuze bakomeza gukoresha imibiri yabo kugeza igihe cyose bazaba bakibishoboye. Abaturage babarirwa kuri 85% muri iki gihugu, iyo basoje akazi kabo bahita bajya gukaraba amazi ashyushye kandi bakayamaramo akanya kanini. Ibi rero birafasha cyane kuko bituma umubiri usohora imyanda yose ukamera nk'aho ubaye mushya. Muri ubwo bushyuhe bubafasha no kuruhuka mu mutwe ndetse no kwangirika k'umubiri, binafasha amaraso gutembera neza ndetse n'umubiri ugahumeka biworoheye. Abageze mu zabukuru mu Buyapani barubahwa cyane ndetse bafatwa nk'ubukungu bw'igihugu. Ibi rero bituma bafatwa neza birenze ndetse mu cyubahiro gikomeye cyane. Ibi bibafasha gusaza neza banezerewe, bikaba intandaro yo kumara indi myaka myinshi mu zabukuru. Byinshi mu bikorwa muri iki gihugu byagorana kugira ngo habe ari ahandi wabibona ku isi, yaba mu bihugu bikize cyangwa bikennye. Ngibyo rero bimwe mu byo twari twabateguriye ku bituma abanyagihugu b'Ubuyapani baramba cyane ku isi kurusha abandi ku isi. Niba nawe ushaka kuramba, ngibyo bimwe mu byo wakora bikaba byagufasha. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Mwibutsa ko utagenda udakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bindi biganiro bitandukanye Pamakio TV kugezaho. Naho utaha.